Amazina yanjye nitwa Mugisha, gusa siyo mazina yanjye ya nyayo. Nakoze nisanga ndi umuhigi, gusa data yari umukire. Data baramwishe bamunyaga ibye. Nica agashumba ndamurimburana n'umuryango. Akuriya mwana nuvuga ko ntacyo mutwaye, Kandi bamwishe nanjye bari guhiga umutwe wanjye. wa mungu agashumba aracyariho. Nabayeho igihe kinini nihishahisha, mbayeho nabi. Imitungo ya data yaranyazwe, akanyaga icyubahiro cye. Naramuka amenya ko twari twishe papa we, akamenya ko twatwaye umutungo wa se n'abaturage twese. Ariko buri wese wagize uruhare ngo nisange muri ubu buzima bubi gutya. Igihe kirageze kugira so yitorwe. Ndabona abantu bamwe ndabona abayoboke bo bagenda biyongera. Aho se ubundi uzajya ubivanga cyangwa uzajya uhisha, ukomeze wihisha inyuma y'ubu bishop? Oya urabona bundi muri ubu buzima tubayemo hari uburyo ugomba gukoramo, ukakora ka business ku ruhande n'umurimo ukawukora. Umurimo w'Imana ahantu hose umuntu akashakishiriza nta kibazo, ntacyo biba bitwaye. Biriya matter of management yabyo ibintu bisawa. Impamvu nakugira inama kuba bishop, byibuka kuva cya gihe gahunda zitangira kugenda neza. Yes, uvuga ngo iyo tutaza kwihisha inyuma y'imyemerere ntabwo ibintu byari kugenda neza. nicyo kintu rero wemerera. Urumva ntabwo ibintu byari kugenda neza. urabona iyo ufite abantu nkamwe basobanutse bareba kure cyane, bigufasha gutera imbere. Usanga kugira inama, iyo nama kandi yikurikije ugasanga hari utuntu tumwe na tumwe ugenda wungukamo. Umva nk'iki gitekerezo wampaye cyo kwifatanya kugira ngo tubone uko twubaka ubuzima buri imbere. Yes. Iyo ntaza kucyemera ntabwo yari gukunda, ariko urabona ko ibintu birimo biragenda bimera neza, umurimo na business ku ruhande biraryoshye cyane. Ubundi ntabwo nabyo twagera ngo tuganireho, ahubwo njye mfite ikibazo zira container zaratinze Dar es Salaam, kandi urabona dushobora kumisinga isoko twari dufite. Ni ikibazo, ariko mperetse kuvugana
n'uriya mugabo twavuganye twatumye ambwira ko kari nijabo nta kibazo kirimo, gusa hari ukuntu ku mupaka bahuye n'imbogamizi ntoya, ariko ambwira ko bino birakemuka soon, turaba twabonye umuzigo wacu. Ntugire impungenge kabisa. Ntabwo ndi kumwizera, ntabwo ndi kumwizera kuko birumvikana. No, umuzigo ugera kuri poti Shimora Udongo Dar es Salaam, batawubyohereza bikaza bikinjira Kigali direct. Nibyo urumva urabizi, ntabwo ndi kubyumva neza. Uburasirazuba bwose batubufite, yego, zera farumasi zose nitwe twazigaburira twasapurayinga imiti. None ubu ngubu hari umuginga uratwinjirira, turazubara gatoya, isoko ryose arategekwa, turasubira hasi. Birumvikana. Dukwiye kugira icyo dukora hakiri kare kugira ngo tutamisinga business. Dushaka uburyo tubyigaho neza. Oya nabindi twe kwifuna uramu tugomba kumwerera. Yes, sure. Tugomba kumwerera ibyo bintu bisengere. Oya nawe ntugatebye, se urumva ikintu ari ikintu wasengera, urabona aho twaba tuvanze ka meme. Uratangiye none se umuganga iyo ari hariya basenga avuga ngo abantu barware kugira ngo akore iki, abona bavura. Nose wo kuki utasenga kugira ngo twicura mushenzi ntadutwarire isoko. Oya kameme, iryo sengesho ntabwo Imana yaryumva, ahubwo reka dushake indi strategy dukoresha. Urumva nawe uracyagendera mu bintu by'Imana kandi uzi neza ko iby'Imana ari manipulation, tuba turakira hejuru, turabanyabyaha ntitukabeshya. Buretse gatoya tuve no kuri icyo ngicyo, menya ko dufite ibibazo bikomeye ahubwo nawe utanabizi. Gute se? Mbega wabyutse? Nabyutse mwana wanjye. Uriya nimugoroba nabivugaga nikinira. None koko Ega njyewe nuko nyamigo ukajya wenda kubeshya, ariko navuze ko nta kintu na kimwe uzigira wifuza, mfite ubushobozi bwo kuba nakibona ngo nyikwime. Shobora byamuhunga bayicunga amara bari mu Imana. Navuze nikinira none birangiye usani musozi koko. Uze ko Rwanda uhije nduhize nk'amasaha abiri. Nuruse kuruma umaze kufura rwose. Ubundi arage kera bajyaga batubwira ku ishuri ubundi ngo abasaza bageze nko mu myaka yanyu wakeneye nyine akantu k'agasopo. Buriya niyo mpamvu babivuze agasosi. Ndabyumvira ndavuga turabizi. Umunsi umusaza agomba kugira gute guhuta agasopo. Uvuye kumuhigo ugahiga ntambwe pe ugacyura umuhigo. Rero ngavuze nabi. N'abantu bahiga ntambwe n'abantu babyaracanze neza. Nta kibazo. Ariko ubundi uranyine ngo gushaka niko gushobora. Niyo mpamvu nanjye mvuze ngo byange bikunda ntuzane aho guta nzakuzanira ifu. Nyamari kumukongo mana vuga. Nyamani. Nese wabyutse ryari? Nabyutse mu kanya. Iyo kanya nabo nabyutse se w'imwana yagiye kuvoma, ntari butubindi ngasanga turahari, ntari bicuma ngasanga birahari, ndibaza biranyuma. Urumva njye nabyutse saa 11 ubwo n'ubundi zaziri kugenda. Naho wazirikanye pe uti musaza mushadishe neza. Ega ubundi ega niwe mfite nese nta mama ndebe bikumva numva niwe none koko na papa nyine ageze mu zabukuru, umva sinari kubigenza gute kundi kuko wifuza kandi mfite imbaraga. Ubwo nderiwe rwose. Ahubwo ngiye papa ngiye mfite ikibazo. Umva ubwiriro sasa. Andi makuru taruzi. Kandi byura ngo
uramuginga ushaka twambura isoko wa muhungu agashumba aracyariho kandi amaze gukura. umuhungu agashumba mukamenya ko ari twe twishe papa we, akamenya ko twatwaye umutungo wa se. umuhungu agashumba turaba turangiye twese, turajya kubera mwageragere cyangwa tujye kuba amayobo hariya. Wenda niba ashobora kuba anakomeye arenze natwe aratwemera. Ubwo rero dufite akazi gakomeye cyane, ikintu gikomeye kurenza ni wa musekreteri wowe wagiriye mu avuga ngo tuba tumyoreye, wenda yagaruka akajya mu buzima tukajya mu murongo umwe akomeza kutwikuraho. Siko biri amakosa na yawe byuke neza. no ibuka naguhaye sekreteri twakagombye kuba twaramurangije kera. no let me ko naguhaye gahunda yo kurangiza buri kimwe cyose. Uwo muhungu agashumba ndi kumva agarutse gute? Amakuru wamenye gute ko nakubwiye kugenda ukarangiza dosiye kugira ngo twicare dutekanye, then urimo uravuga ngo umuhungu agashumba aracyariho? Nose wowe ntabwo wambwiye ko ngomba kureka sekreteri? No, sekreteri ntabwo byamurebaga cyane, ariko reka agashumba umenye ko ari mukuru wanjye. Yes. Dore si muvandimwe wacu se? Si twari kumwe muri gengo yacu se? Nose numvaga nje ko uwo mwana ntacyo yadutwara, ko nta nicyo yamenya, yakiri mutoya, nta n'ubu bishoboka ko nta kintu aramenya. Ikibazo gikomeye nuramvura ngo tu sekreteri, urumva Alex, ariko yari umwana, ariko amaze gukura agomba kumenya amakuru yose agakora iperereza. Nugushaka Alex no kumushaka Alex no kibazo. Alex no kibazo. Yes. So, mbigushyize mu biganza. Oya tugomba kubikorana. Jera ngo umukozi wawe. Oya, ariko Kameme niwe ufite amakuru menshi ugomba twese twumva turabafatanya bikorwa. Yes. I understand. Yeah. Kandi dutangira kwitana ba mwana. Kumva aho kimbwiye hano nyine wa mukuru wanjye rimwe rimwe nyine nk'iyo yavuye i Kigali ukuntu akambwira ngo niyo ntabwo ndo waha ngaha ngo na nyine ari kuntu ukagura ubundi nyine ngiye wundi bimeze biti. Nyine ndashaka kumenya ubundi inkomoko yanjye ni iyi, kuko buri muntu wese nyine mba muri nk'abatancira akaruru rutega. Oya inkomoko yawe mwana wanjye humura n'ibyo wakubyaye. Uriya mukuru wawe ubona ntabwo nigeze mubwira ibintu byinshi kuri wowe, ariko winjira ngo urabizi ko nakuriye amashuri, urabizi ko yize biruhanyije, ariko nakoze ibishoboka byose. Ni ukuvuga ngo rero tuza ubu mwana wanjye nawe nzagira mwumvisha buhoro buhoro, gusa ntabwo muhuje banyoko niyo badahuje, ariko nzakubwira amateka ya mama we nitonze, humura nta kibazo ugomba kugira. Ubundi wayambi kuko ntabwo nahita ndakubwira uti impamvu niyerewe. Witonde gakeya, uzi ko wize biruhanyije kandi warize urarangiza. Hano ni kwa papa wawe umunangi wakubyaye, uzi icyo mudahuriyeho n'ababyeyi bamwe, ariko amateka ya mama wawe ko ari we mugore mutoya narongoye inyuma nzabikubwira nitonze mwana wanjye humura. Basi nyine waje umuyoboka akajereka nyine kuntu. Ubundi bavuga yuko buri umuntu yo muhuje amaraso kuri papa wawe, buriya mwese muri abavandimwe. Ubwo buri amaraso kuri mama wawe nta n'ikintu avuze. None ngewe ntago yumve ko yamfata nk'umuvandimwe. Nzabimvisha kuko anambabaza rwose. Oya ntabwo bizavujya kubaza, nzabimvisha kandi ntabwo muhumura amasamba arahari kandi mwarize namwe muziguza n'ahanyu. Ntabwo akugira umushira kuko yisamu ntabwo umwana yipfa, ariko muri abavandimwe nzagenda mwigisha ukuntu bimeze, nawe nzagutuza nkubwire inkomoko ya mama wawe nuko yitahiye nawe ngo uzatuzabiganira ikibazo. Nta kone nyine yakubwo kubagira. Ngabo bagayo shagira basha nanye mutozi dushyushye mwana wanjye. Byaye neza mbakoroga. Bana batangiye kunshagisha neza. Undebere n'iki bitango n'inkwera gatabiye. Yego ye. Alex watumye mureka, ndagomba kuba naramuteye icyuma cyo ku mutima ndamurangije. Siko biri yica agashumba. Sibyo
nakuri mwana nuvuga ko ntacyo bitwaye nanjye ndi umuntu erega inguro kugira hagomba kugarukamo agatima k'umuntu rero uriya mwana rero ntabwo ngiye natekereza ko yaba ikibazo wenda na n'ubu ashobora kuba nta kibazo aratera ariko Alex nibahura na Alex barahuza amakuru niturangiza Alex birabihagije. Ikosa twakoze ni impuhwe twagize so tubyinjiremo neza turangize dosiye hanyuma dusigare ibintu nta kibazo hanyuma uriya muginga we biriya byo nzabyirangiza ariko iyi kesi tuyinjiremo biri serious nta muhwe shaka Alex. Yes. Umbwira ngo Alex kuriye. Ngiye kumushaka. Wowe eba. Ndagira umuhungu agashumba. Ubwo sinzi niba yaranahinduye n'amazina. Niba ari ariko amakuru ndafite. Ndayafite afite aho nakuye. In deep. Umuhungu amaze gukura kandi ari urwego arimo. Ashobora kuturangiza nona. Tugasubira hasi kutapi. Cyangwa se Alex ndakora uko nshoboye kose eba icyo nsabwa cyose ndamubona ariko ntabwo isengero ibyo nakubwiye fata Bibiliya ipfukamire isengero hano hantu tubere iminega byose oya ibyo ntibisaba kubisengera ndabyigira kandi nzi ko ndaguha igisubizo turangize gahunda kumbe impuhwe twagize nizo zitumye ubu ngubu dusa naho ibintu byaturenze nta mpuhwe. Ura nubwo mwebwe muvuga ngo Kigali ngo dufite amafaranga ngo tubone ibyo kurya nyuma mufite nk'ubishyimbo ngiye najya munsi y'urugo i Kigali ariko ngo amafaranga cyane aba amafaranga ariko se iyo agenda gute neze niba mba mu nzu y'ibihumbi 100 mu nzu y'ibihumbi 100 ku kwezi niyo nishyura mu nzu y'ibihumbi 100 nkavuga ati nzarya kilo cy'umuceri ni 2 cyangwa se icy'umunani urumva ku kwezi icy'umunani buri munsi ariko urasa neza mwana wanjye nese nubizi aho Kigali se ntabwo urubaka n'akazura nta masamba kihaba kumba no mu mujyi ahubwo ukivuga gutyo no mu byo natekerezaga kuba nakubwira cyangwa twaganira Kigali ubuzima buragoye twajyaga tuvugana gihamagara umwana nkohereza amafaranga yo kugira uko uhingisha ntabwo byaga binyoroheye ariko niba buri munsi bahora badusenyera bavuga ati tuve mu manegeka tugomba kujya mu mujyi ahantu hagari nyine hameze neza ariko ngiye nabitekerejeho ndavuga ati ubone mfite papa kanyene mubwire intera amaze kugeramo ngewe nabitekerejeho ndavuga ati tuzaganira ariko wenda ibi bihe ndinaha reka ngira icyo nkubwiraho wenda uzambwira urabona amaze gukura ntabwo nkiri umwana nyane iyo umbwiye ati ngo ndasa neza ariko mu mujyi haba amafaranga sinzi impamvu utari kugurira akabyeri ngo nsamure mwana wanjye buriya wanguriye akabyeri ariko urakampa nta kibazo reka mbwire mu kanya ndaza gutuma kwa murokore nta kibazo barabikurikira ariko ikibanze ndimo mubwira nyine ko maze gukura kuko warumbwiye ngo ndasa neza mwana wanjye si wowe bimbwira gusa nahuye n'umukobwa nyine umeze neza namwitegereza mucishamo ijisho ndakontorora arambwira ati njye ndeba abanyakigali ni danje nyabyumva ku maradiyo ariko nabonye umwana mwiza nyine mucishamo ijisho ntangira kurambagiza nyine ndavuga ati ubundi arambagiza hari ikintu mfite mpita mbiparika navuga ati nzanze mbikuganirize ariko nako maze gukura ngomba kugira umugero nshinga nanjye nkitwa umuntu w'umugabo ntabwo nkomeza kuba ingaragu muri ino minsi ntabwo numva byishimiye kabisa ubwo rero icyo nashaka kukubwira iby'ubukode bw'i Kigali biragoye ntabwo nabanayo n'umuryango wanjye nifuza kuzagira ejo hazaza nk'uko tuba dufite ababyeyi urabizi amashuri ntabwo hagwanyishyuriye neza kubera bya bibazo bya meri na wa wundi no kuburana amasamba maze azabuge turageze n'uzizi ubwo rero navuze ati wenda undebeyeho nk'agapariseri wenda kamwe nkaba atangira nko kubumba nkavuga ati
papa nanjye ampaye 8 nshinze umugero nk'abandi napfa gushyiramo n'iyo nzu ariko nkava i Kigali nje nzi ko nje kubirinda ariko sha ugiye guta umuco kweri mutaga umuco amahoro ni gute wabona ufiyanse ukamwishimira kubuze kumunyirika ariko se unandi ngushimire koranabuhanga ryarabikemuye tebe sha uretse nkwereke ni nawe urimo hano muri telefone yanjye urabona uyu mwana nyine uyu mwana arakeye uyu mwana arakeye kabisa oya nyine ukurikije mu myaka yanyu uyu uzambera umukazana uramubona ariko namubonye ngaho ukomeza rero wenda urana amafaranga ahagaze no misatsi nayimukoreshereje 50,000 imisatsi Chérie, ma connaisse. Ça va? Ça va? Nubwo sinabahari. Nabahari. Nise kutavuga cyane noneho byagenze bite? Basaraye? Oya ntabwo nasaraye. Kamugene nta kibazo. Urumeze neza se? Zaki telefone nawe nshaka uzayihindure. Nzahindura nta kibazo. Nzakuzanira indi. Rero shira wanjye urabizi turakundana kandi igihe kibaye kinini dukundana so rero nari navuze ngo umunsi uze kuza tuganire umushinga mfite umushinga wabaye umushinga agiye ngo umushinga mfite ariko urumva niwe ugomba kunshyigikiramo nkareba ko twatangira twashyira mu bikorwa subiza ko mukunda nta kintu nagushyigikira urumva gute amatsiko sha cyane uketse ari nk'iki ntabwo nahita mbimenya ako nyine wambwiye ntacyo uketse kubise nakubeshya ndambiwe kuba njyenyine ugiye gushaka umukozi no ndashaka uyu munsi navuze ngo nze kuza ndikuganirizaho n'uko igitekerezo cyawe ndumva twatera indi ntambwe mu rukundo rwacu nkaba nifuza ko twabana so tubivuganeho tubyemereho ubundi dutangire uwo mushinga nyine si uwo mushinga se nari mubwira ku bantu ndambiwe kuba njyenyine pe ku buryo se aka kanya twahita tubana mwese reba mu aka kanya gute nyine urabona urukundo turi gukundana ntabwo ari ubwo kubana like nk'umugore n'umugabo ntabwo uri kubyumva ni urumeze uti ni urw'abana se nyine urabona ahangana kwa pasiteri sibyo dadi ni bishop subizi mama ni umukristo natwe hano turi abakristo urabizi reba ufite direde sibyo unywa inzoga amatabi ibiki bebe nyumva byose nta kintu na kimwe ujya usubiza inyuma nese urumva ibyo byonyine nta nubwo mu rugo bakwemera kukunkingira none se iwanyu niwe bazagushaka cyane njye uzagushaka ibyo byose uvuze nimba nk'inzoga cyangwa ufite direde zikanizange nimba warankundiye uko ndi ibyo iwanyu se bitangiye kuzamo rero njyewe numvaga ko turi gukundana nyine urukundo rw'aka kanya hatazamo gushaka rw'aka kanya nyine rufitiye intego nise bebe urabizi narakubwiye ufite direde urumva dadi yakwemera kukunkingira cyangwa se meri urabazi ni abakristo bose barasenga urumva yakwemera kukunkingira unywa inzoga amatabi ngaho direde ubwo kurumva byahita bishoboka ko tubana none se ko n'ubundi tujya gukundana byose wari ubiziho ko mbifite cyangwa se hano nabikoramo n'inzoga n'ibyo uvuga ariko hari ibyo ngenda nanagabanya bebe urabizi ndagukunda no none se ufite undi se nta wundi mukunzi ufite ni we wenyine none se ibyo ndimo ndibaza ibyo mbwira bihuriye he nuko njye nawe twakwemanya mu kubana ababyeyi bakadushyigikira nyine ikintu ndimo ababyeyi bakagushyigikira bakadushyigikira nyine urakeka ababyeyi banjye banshyigikira ngo mbane nawe none se tukaba dukundana bifitiye intego ko aricyo ndimo nibaza nyine wowe ikintu ndimo ndakubwira basi manzi unyumva sibyo ikintu ndimo ndakubwira reka dukundane kumva bisanzwe wanyumvise reka dukundane bisanzwe sibyo tube tureka kwihutisha ibintu kurimo urabyihutisha nturareke inzoga sibyo turumvikana direde nturazikuraho ese akagwa nakorera i Kigali kakugezeho wagwa se rwangiraho gute ari nka data utagisi yarurenganye
sinaguhamagaye cyagiye wanze kumfata ngo nkubwire ikibazo cyavuze. Ngaho komeza. Urumva? Utaragira ngo agapariseri wubake. Maze gukura ngiye ndumva ameze neza. Maze gukura kandi nandi mu marembera. Ngomba no kuza kwereka umukazanire gaburiya. Ngaho rero genda ushake mushiki wawe. Nakubwire bene so avanime bawe muzaze mbereke buri muntu ahe nundahe gukora baradi mu marembera cyakuri ubuzerezo bawe umugabo ko kwa magara umaze gukura. Abavanimwe banjye se ngira ngo ni benshi si umwe sister gusa. Shiki wanjye. Ngo iki? Ntubwira abavanimwe basinguye sister gusa. Abavanimwe banjye ni umuvandimwe wowe vuga umuvandimwe wanjye. N'abavanimwe bawe. Uracyamugije nacyo nakita umuvandimwe. Kumva ari mugisha se nyine. N'umuvandimwe. Ariko ntabwo namwihakana ko nawe wanjye. Mu bijyanye by'ikivandimwe uko nanjye i Kigali nkabona abantu tubanye mu we ntabwo ari byane byo kuvuga ngo ngiye gusaza nzara go nshaka. Ntabwo byabyo rwose uri umuvandimwe wawe. Nese kugira ngo umeyo ikibanza cyangwa se uwo munani nuko ngomba kuba ndi kumwe n'abavandimwe cyangwa ugomba kuri kumwe n'abavandimwe. Buri muntu akagenda amenya he n'undi akamenya he. Nese ninde mukuru? Ninde mukuru? Umukuru ni wowe. None se niba mukuru ari ngewe akaba ninjye utangiye kukubwira ibyo ngibyo ari njye ubibanje abandi ndagiye kubibabwira. Nabyo byiza kubera ko wowe wabibabwira wababwira ko ugiye kumpa umunani ubundi bakabimenya. Nese ndagiye kubabwira ibi. Uzabatume muhurira nzigiye uzagarukira uvuye Kigali. Ngiye uzabatuma cyangwa niwe uzabatuma. Gaho genda uzanyandikira uzahamagara kuri telefoni bahamagara muhurira hangaha. Ariko umenye ko mugishuriye. Ariko ko numva umutinze. Ndumva ari na mwana muto uzasigara itongo ryanjye. Mwana muto. Harya none simvukana nawe sibyo wamureze kuriya. Umbwira ko ari umwana wareze nyine utazi niyari. Sinzi n'ibintu bumpisha uhora uvuga ibintu by'ababyeyi niba warashatse uriya mugore wa kabiri. Mama sinzi amakuru ye. Nubwo nayamenya ariko uriya we sinshaka kumumenya. Mugisha ari umuvandimwe. Mugisha ariko gute ngiye n'umuvandimwe w'umugabo niwe mubyara habyara umugabo ntiyabyara umugore. Ibyo uzabimbwira. Urumva? Mugisha agomba kuba hano, Mugisha agomba mugomba kugabana mukanganya mugenge humeka. Ngabana na Mugisha se? Ariko iranya gasozi ngiye ngabana nayo. Tangira gutukana se biki. None se yaje kuturya amasambu yacu se cyangwa imitungo amasambu yanyu? Kamara makari kwa muganga. Uwo mugore se niwe wamushyizemo. Bazapima musanga amaraso yose arayana. Ariko rwose. Nta kintu ubwe nawe. Iyo politike se uwo mugore yamushyizemo ni gati. Uje kunonganya. Niba ari nuriya muze twumvikana. Ushaka kunonganya cyangwa urashaka kumuranya. Uri papa ndakubaha sibyo? Niba rero wahe na Mugisha. Niba ari nuriya mugore wagushyizemo iyo politike. Ubwo tugabane imitungo na Mugisha ntabwo bizashoboka. Kamara makari kwa muganga. Ariko se kwa muganga kugira gute? Nusanga amaraso arayanyuze uzajya. Arayane. Ari wowe wateye indura mugore ukabyara Mugisha cyane rwose. Ntabwo nge nabyumva nese ibintu uri mumbwira ntabwo bishoboka. Niba Mugisha yaraje kugabana imitungo natwe. Ari yashaka aricyo cyamuzanye. Ye simbizi. Nese uri kumbwira ngo nsa neza. Wowe wabyara umwana usa kuriya ukambwira ngo mvinde imwe nawe ntibishoboka. Indi byara mwero na muhima. Mwero na muhima. Icyo mubwiye genda ushaka mushiki wawe. Ariko se mushakira iki? Muzambagabanye. Mushakira iki? Wowe uhamagare sister mushiki wanjye. Umubwire ibyo nakubwiye sibyo? Cyangwa niba utarimo no kubyumva wewe niba utarimo no kubyumva ngewe umbwire nta kibazo natangira no kubumbisha amafaranga ndayafite sibyo? Natangira kubumbisha. Ushaka mushiki wawe niwe Kamara maka. Uyu ni umutungo wacu. Uyu ni umuryango wacu twese. Nyine ariko wibuke ko uri mu byino uvamo. Ntago waza umbwira ibyo ngibyo ngewe rwose. Ntago byava. Nahita nsubira i Kigali. Arebe nkakwereka icyo gukora. Yego umwana utanga umuco ugiye kuyitonganya so. Ntago Mugisha wanjye nzamuhara nzabagabanya uko bizagenda kose pe. Ndabivuze kandi. Nese wibagiye ko papa ari pasiteri? Nose nyumva. Ariko reka mubwire sibyo? Ibyo rwango direde sibyo? Wenda byo ndabyumva nibigaragara. Papa we ntagazi ko inzoga ntagazi ko itabi. Kandi nawe ntago uzagenda ubabwire ngo umugabo wanjye nganywa inzoga cyangwa itabi. Noneho rero ashobora kukubona agahita agusoma mu oya. Ikintu ugomba gukora, ikintu ugomba kumva no gushyira mu mutwe wawe, ibyo bintu ntuzagire ubimubwira ko anywa itabi cyangwa inzoga. Iyo kwanga ufite direde byo, abantu benshi bagira direde. Kandi direde ntaho zihuriye no kuba umuntu yakiranuka. Ntabwo bibi nanjye ntabwo ndi kumva ko twahita tubana. None se Yesu ko yari afite imisatsi igwa gutya mu gatuza, mu mugongo hano ko yari ayifite. Yesu yari afite iyo misatsi. Yari afite imisatsi ntabwo muzi se ntabwo warebye filime. Afite imisatsi nk'iyo yawe yaranadefirizaga.
nisira kari filime nyine nyine si Yesu se yari mu ishusho yayo kuki se watashatse ubundi wiyogoshesha ordinaire none se bebe ku buryo ukeka ko ababyeyi banshyigikira ngo ugende ujye kubana n'uriya muhungu ubwo n'urwitwazo direct zitwaye cyari ntago ari urwitwazo ese simukunda ndagukunda ni iki kinyereka ko nkunda nimba agiye nkuzanye igitekerezo cy'umushinga ngo tubane ukaba udashaka kunshyigikira ahubwo ukampa izindi mpamvu zinca intege cyangwa ufite undi nta wundi mukunzi mfite ubwo nyine ntacyo ubwo iwanyu bazagushakiyeho mu rusengero muri korali nese bebe ntafite undi mukozi nkakwemera ko uza kunsura none si ibyo byose urevuga ushingiye kuki kandi ko iwanyu batigeze banyaga nujya kubibabwira bagashaka bakazana complaint tuzahareba uburyo tubiganira ntabwo ndi kumva aka kanya twatatu ahubwo uvuga uti wenda ndi gukumva okay ngareka mubwire reka dukundane sibyo dukundane bisanzwe nkuko twari tumeze neza nyine banze unyumve ibyo ngibyo ndaza kubyihanganira muri ino minsi sibyo turebe ko hashira iminsi wenda ukazahinduka igihe wenda mpinduka gute igihe ko wankunze uko ndi ndahinduka mpinduka gute nase unzajye kwiyogoshesha dede ngo nkunde mbane nawe ngo wanyu banyemere kandi wankundiye uko uri none se ntabwo basi wanyumva nese ubu uje nko mu rugo bakakunyuma najya kwishingira we hari ikintu utari ushaka kuvuga ahubwo uvuga uti wenda we ntabwo uraba ready yo kuba wakubaka urugo kandi njyewe reka nkubwize ukuri we ntabwo uraba ready nanjye nanje kubigusomamo izo ni impamvu rimuzana zo kwitoratoza kugira ngo unyereke ko ufite impamvu bibi ngende umva twakundana wenda igihe cyazagera cyanyacyo nyine tukabona kuvuga ngo tugiye mu bintu byo kubana wenda uzabana nahindutse n'ibyo biyoga n'ibitari byose ariko uvuga ngo zanarahindutse uko ndi bigutwaye hari ubwo njya nkubangamira se ntabwo mbangamira njye so si bibi wanyumvishe ntabwo igihe kiragera sibyo ahubwo ngo igihe ntabwo kiragera kizagera ryari rero kuri icyo ndimo nkubaza nyuma y'imyaka ingahe nyine nyuma y'imyaka ingahe ntabwo ari nyuma y'imyaka okay igihe ndashaka ko tubana ntabwo twahita tubana aka kanya nise ko ngenda ndambiye kuba ngenda ntabwo ye mu rugo babyemera mwana wanjye ndakureba ukanshisha ariko iyo abasore akiriho wari ukuntu yabyaye umwana uko umukozi nkawe gusa nuko ari abantu baguhiga umutwe wawe ariko humura nyagasani muri kumwe Sumuze rero siku nkanze Wese miki namaho Heze Genzo tukamara kumbwiye ko ugiye kwa mwa gutanga mituweli none ukabugarutse kaka ntabwo umunsi bakoze ariko nawe kubwiye ubundi Yena henze ko uyu munsi hari inama y'inuza ku murenge Korewe nawe kubwiye wanga ko byumva umukozi pe rero nari mvuze ati se koko ibishyimbo nta bakozi bawe ndabona n'ubundi wagira ngo sinzi kacyana ntabwo wabishyuye ya ntarabishyuye rero niyo mpamvu banze kuza rumiwe uri munyengufu pe aza njyewe uranze n'ubundi umuntu nimba arya n'ubundi imbaraga bafite none ari ikintu zikoresha uri umusore rwose kuko icyambere sinkijya kwiga urumva ubwo rero akandi kazi nyine n'ubu kujya nkora nyine imirimo yo mu rugo ahubwo nimba ari ibikunda hari epfo mu gishanga ntabwo umuntu yazahatera nk'inuza nk'amashu cyangwa intoryi bayabashyiramo amashu bishatse amashu siko umuntu ufite ingufu ntacyo bayiza hakora kanaye ubundi wazayemera ari nk'igira ikikari mukomeye ariko turaho usibye biranye ndimo nkubwira urebye muri nta kibazo
rero ntabwo binsobanuriye neza bisubirire urumva mbere yuko tugera hariya namuporopoje turicara urabona ntagiye gusaza kandi njyenyine kandi nta kindi kintu usigaye ngira ngo urabizi ko tunabivuga tunabiganiraho njye nawe ariyo ntego twari twihaye so n'umukobwa ndamuvugisha nza kumuganiriza nyine muporopoza ko igihe cyagera nyine imiryango ikamenyana tugashyingiranwa tukabona nk'umugore n'umugabo mubwira ko dutangiye kuba nyine twatera indi ntambwe byo gukunda nyine tukabishyira ahabona twabana umukobwa niwe twanze ntibisobanura agakomeje nyine hari ukuntu umuntu aguhakanira ariko ukabona ntabwo akomeje umuntu agakomeje simugire ntera yarakomeje neza aransemba arambwira ati afite n'ukuntu nyine akureba nyine ukabona ko nyine agasuzuguro ariko njyewe turi kumwe mbona nta kibazo ariko yarambwira ati cyane mu rugo ntabwo wakwemera ko ufite direde inzoga itabi ubu ngubu ugiye n'itabi ndashaka kurireka ariko inzoga kuzireka byangora siko ntabwo nyinshi itabi inzoga hari ibintu bigukoresha cyahese ko ndi umunyamahoro w'abandi cyagiyemo n'umusore mwiza witonda maze nuko wenda ntawasubiza imyaka inyuma nyine ngiyemo n'abana akigwiramo kudasetse se wowe anyway tubireke reka tubireke njyewe ungirira icyizere esitaragira mubyeyi ntabwo ari wabyaye ugomba kubona ku mbaraga njyewe nzamufata muganirize niyanga n'inkoni zizazamo cyangwa ashobora kuba afite nk'undi muntu akunda niyo yamufite yamureka rero se aritegeka ariko si umuntu yabura umukwe nk'aba akavuga ko ajya gushyingira imboga umeze ute nanjye ndumva nanjye ni byiza kujya mu cyangwa nawe nagutereta nyine hari ukuntu umuntu atereta akabona arajenga amabanga yo gutereta nkubwira uburyo ntereta umukobwa wawe reka njyewe nubwo ndijya kubikora ariko tunaganira utuntu twinshi nyine uri maboko ariko hari ibyo ntakubwira kandi gusa gutereta ko ndiyizi uriyizi ndiyizeye sori ariko yaransembe arambwira none wowe urebye nyine abashaka kumwa ngo ni umuntu wo muri famiye ngo ikijijwe ngo isenga none se reka nkubwire sitwe tumubyara erega gukizwa n'ubuntu sibyo Yesu azaza hari abantu bakinywera izo nzoga bakinywera iryo tabi cyane ko abenshi n'amatorero yabo ababyemera ubundi si icyaha cyane na pastor icyaha nicyo jyewe nita icyaha ntubona aka gasatsi gake mfite aka njye nigeze kugira umusatsi ubwahangaha ariko nakacara nk'umuciriwe urubanza ariko hari n'undi ufite ariko akumva nta kintu bimutwaye ariko sinuzi ko na Samusoni yari afite direde ahubwo se ahubwo ako kantu iryo jambo se narimubwiye ko narimubwiye ryaciye wasize ukuntu mbabyutse ntabwo yankura ku mugati ngo bishoboke njyewe ngiye kumuganiriza nzaguhamagara kuri kora nkubwira umwanzuro avuye kandi igihe iyo ndwanya sinyatsindwa n'igitsure kizazamo ariko icyo gihe abimbwira njyewe nabonaga asa naho donc yavugaga ko ababyeyi ni ikibazo mwebwe ni ikibazo ariko nanjye nkaba mbizi ko nta kibazo ariko nkareba nkasanga nyine ni nko kubimuhatira nose sikwereka nkubwira ni nacyo kintu cyica abantu mu itorero ryacu umuntu akaza akiyoberanya akaza yambaye itisi yatebeje yogoshe wabona pe ukabona n'umuntu ugiye kumurongo kandi hari inkozi noneho mwamara kubara ahubwo iryo joro ntubona kumva ndi gusa wowe ugomba kumva hafi niyo mpamvu ugomba kumva hafi umuntu ukomeye nkawe ukabifasha uturimo nyine ariko urabona nk'ubu ngende namutse ngiye i Kigali nari nkohereza amafaranga ugahingisha ukajya nyine ujya no ku gasantere ukanywa akabyeri ntabwo wamva uruhande ari we bucura wanjye ari we ndeba ari we munyengufu nsigaranye heza n'ubundi najya ngusura cyane njyewe buri wa gatandatu nzajya nzi ariko nawe unyemerere ariko ubona nanjye ubona bose bagiye Kigali ukuntu basirimutse nanjye nkagenda nkaba umuntu w'umusirimu nanjye ibyo wenda nize ubwo nize bigoranye ariko nawe nkatangira kubyaza umusaruro turabiganiraho buretse turabiganiraho ikibazo cyawe rero ni uko ngukora umbwiye ibyo turabiganira byose turabiganiraho ibyo tuzabiganiraho kugeza ndazamuka ujye kubya biriya bintu bitari byagaga ariko turubunananiwe cyari kazi kiracyarimo amazi yangu ino kibonye ngwino ariko nzamukane turabata turagera n'ihene rero ntazaze nkigenda
ukabona apfunduye iyo nzoga ukabona dore ibyo tabi kandi arabigurisha rero aho kugira ngo bihishe umuntu wakisukira direde yega ntikizagira unazihage niyo utazihaga kandi buri wese afite ikintu kiwe akunda nk'ubu njya numva ntasiga iyi mpeta yanjye nawe gukunda direde kandi direde nta cyaha kirimo nta n'icyaha kirimo rwose kandi no kunywa inzoga rega si icyaha nose ibyo bangunga inzoga mu bukwe bw'ikana hawe uzababwire ko twege twavuze ko nta kibazo kirimo aho niho icyo yireguye mbimubwire numve ariko rwose nawe ubingiramo nk'umubyeyi nkunda uzikira ngo urabe biraguhangayikishije igihe bihangayikishije cyane kubera ko jyewe nyiri iki cyatumye bino bintu byinjiramo ino diru nuko nzi ibindi bibikurikira iyo ntabyinjiyemo ngo bicemo nawe urabizi ko uwo muceri wabamenetse nanjye icyo nifuza ni ugushaka ahantu heza abantu bankunda ahantu uzajya ngo kabakanya ntugire ikibazo nyoko w'ubukwe rwose muri kumwe n'amatwi n'amabinga rero ntacyo kuzamuganiriza uzambwira kizakurikiraho imodoka se wayizaniye ntayizanire umushoferi agiye kuyogesha mu kinamba ariko ubwo nimba hano ndahita mpamagara cyangwa se ntanamusanga we ntabwo ari kure yego yego ariko rero tumeze neza abatesi bari aho na musaza wabo papa wabo nawe arahanye arashima Imana so niba ari ku ishuri ra bagiyeyo ariko ubu tumeze neza nta kibazo umwami Imana araturinze rero ndumva nagenda yego ariko ubutaha utazabanegurira uzi yuko baruguyemo nta kibazo ariko ndiseseka neza sawa siko urakoze singwerekeje subize mu rugo yego